Sikia. Ali bobo waje fa video na tu. Jesus. Songa libala. Oh yeah. Wetin be this? Songo mbona wewo. Mbona wewo. Mobali nangae. And there will be no escape route. There will be no escape route. Chance sana. Na nitajaribu sana You cannot be serious. You cannot be serious. Na ye. Songa libala. Oh yeah. Wetin be this? Songo mbona wewo. Mbona wewo. Mobali nangae. Katonda wange. Tandika hapa. Furumua. Mercy opera. How are you? God have mercy. Look at this guy. Mchana usiku. Na ye. Oh my God. I am like a crocodile in the water. How about you? Nguruwe ujikanga na mabuye. Ya ni inkuru ishenguye umutima abakunzi ba Diamond nk'uko wabibonye muri iyi video. Uyu ni Diamond. Illuminati cyangwa Antikristo cyangwa Freemason yamutegetse kugenda Dar es Salaam n'amaguru. Diamond yarenze ku mategeko ya Illuminati, none abadayimoni bari kugenda bamukubita mu muhanda nka kadenesi cyangwa nka baro bamudunda. Diamond ntabwo acyemerewe kujya mu modoka. Diamond ntabwo acyemerewe babakobwa beza yajyaga ahorana. Diamond ntabwo acyemerewe kurara muri ya etage ye, ndetse uretse ko atari imwe atari n'ebyiri yari afite. Diamond ubu ntabwo yemerewe kugenda ngo agire circulation activité kubera ko Sekibi Illuminati yo bakubwiye Satani atanga ama condition menshi ariko atandukanye. Harabo bategeka kutanya hanze bakajya banya mu matuwarete bakagwa tuwarete imwe. Harabo bategeka kwica ababyeyi babo, abo bategeka gutanga abana babo. Illuminati mu makuru dufite nawuzi nabagiye batanga ubuhamya bakoranye nabo bakoranye nayo bakayirokoka cyangwa bakayisimbuka. Freemason cyangwa Illuminati cyangwa Antikristo ni umuryango mubi uyobowe ukoreshwa na Shetani Dagimoni. Kandi muri iyi si haba abami batatu: umwami w'igihugu, umwami w'ikuzimu ari we Satani, umwami Imana ari we Rurema cyangwa ari we Mushobora byose. Diamond
yarenze ku masezerano yagiranye na Illuminati, yamuhaye kumenyekana, ikamuha amafaranga, ikamuha icyubahiro, ikamuha byose, arenga ku mabwiriza n'amategeko, yanga kumva ibyo bamusabye. Harimo nk'uko ngo mu kwa 12 yagombaga kuba hari abantu aba yaratanzeho ibimazi akabashyikiriza umwasi, ariko cyane umukobwa we, ikindi bikavugwamwo mama wiwe. Diamond rero utarashoboye iki kintu, wamuhaye kuririmba, wamuhaye kuba umusitari, wamuhaye kuba umuhanzi, ari we Shetani, ari kumwaka ijwi rye n'amafaranga ye n'utwangombwa twe twese, kandi bagahita bamusarisha. Ibi rero nta muvuzi ubivura, nta murozi ubiroga, ni ibya nyir'ubwite peke yake Shetani. Ibi rero navuga ngo uko wabibonyemo hano niko biri. Uyu ni Diamond, ntagira umuntu ukubwira ngo siwe. Witegereze neza, twashyizemo iminota itari mike, urabe neza n'amaso abiri yawe ndetse wumve n'amatwi abiri yawe, umbwire ko uyu muntu atari Diamond. Navuga ngo ni inkuru y'akababaro mu gihugu cya Tanzania. Diamond wafashwe n'abadayimoni mu buryo butunguranye, uri kugenda n'amaguru mu mujyi wa Dar es Salaam. Navuga rero ngo ku bafana be, cyakora nanone nkavuga ngo impossible, Diamond amenitembea miguu. Urumva ni ikintu kidapfa gushoboka kandi kitanumvikana mu banyetanzania cyangwa no mu bafana biwe. Diamond tumuzi nk'umunyamafaranga umwishyikira kwa perezida. Kumva ko Diamond rero yasaze akarwara abadayimoni agaturubura, harimo umuntu ugira ngo ibi ni amashitani asanzwe yazajya ngombe na kiranga. Izi ni imbaraga z'ukuzimu za Illuminati cyangwa se Antikristo. Ntabwo ari imbaraga zisanzwe, ntabwo ari abapfumu n'abarozi basanzwe. Aba ntabwo bashobora Diamond. Diamond muri we haba harimo amashitani, navuga ngo akurya yandi. Haba harimo icyo nakita ukuzimu kuyoboye ukundi kuzimu. Niyo mpamvu hariya ntushaka kuvuga ngo uramuvuza, ntushaka kuvuga ngo we n'amabanga ari muri we bimusaba kumena. Nabonye hari abantu babiteraho comment ngo ntabwo ari we. Niba atari we, uri we ninde? Uyu ni Diamond 100%, kuko genda ndamuzi, nawe uramuzi. Uze kwitegereza muri video nayiretse imarema akanya, ndetse urugendo rwe rwaho yaravuye naho yaragiye, muvoma ze circulation twaretse ubanze ubyitegereze. Diamond rero arasumbirijwe, ari mu mazi abira, ari mu kaga n'akangaratete. Ngira ngo rero Diamond intandaro y'ibi byose ni amasezerano yagiranye na Illuminati, ni amasezerano yagiranye na Antikristo, ni amasezerano yagiranye na Satani. Ntiyayubaha, ntiyayubahiriza, none bimuviriyemo gusara, bimuviriyemo guturubura cyangwa se kwirukanka mu muhanda n'amaguru, yambaye ubusa n'amaguru mete, ibintu nk'ibyo. Ndetse abantu barakomera uburyo yabomaga umutwe hasi, uburyo ari kwihonda hasi, uburyo ari kugwana, ziriya n'imbaraga aje. Noneho rero mumbwire bamwe bajya kuronka no kushakisha icyubahiro kuzimu, mumbwire abo bantu inyungu babikuyemo. Nta nyungu irimo. Ni ukuvuga ngo niwitegereza uraza gusanga uyu muririmbyi w'indirimbo z'isi buriya akuyemo nk'uwuhe munezero. Kandi hariya baba bari kumusaba ibitambo bamubwira bati urahigura, kuko ibi byose yari guhigura muri uyu mwaka duhejeje 2025, ntiyabikora. Mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, Diamond arageramiwe. Uyu Diamond impamvu ageramiwe ni ukutumva, ni ukudahuza, ni ukutabona, ni ukutaba we ubwe yemera
gukorera shitani cyangwa gukorera Imana. Urumva hari igihe bagusaba ibintu bigoye, hari igihe bagusaba kwica so, hari igihe bagusaba kwica nyoko, hari igihe bagusaba umwana wawe ukunda, hari igihe bagusaba imitungo yawe yose. Shitani kumukorera ni ikintu kigoye cyane, ni ikintu kibi cyane. Nyine ni shitani iyo bavuze izina n'iryo muntu. Cyo vuze inzoka, inzoka ni inzoka. Nta nzoka nziza ibaho, nyoka ni nyoka katika jina la Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero mu basitari b'Abatanzania Dar es Salaam hasanzwe n'ibintu by'ubupfumu n'uburozi. Dar es Salaam abahagenda murabizi, injangwe ni umuntu cyangwa se inturo cyangwa se ihuku, akayabu kaba ari umuntu. Dar es Salaam babashije kuhagera murabizi ko uburozi bufite ijambo kurusha imbunda yaho. Nubwo banicana cyane ariko Abatanzania n'abarozi twere kwirirwa tubishidikanyaho, n'abarozi ariko n'abarozi baranarogora ariko ntibashobora gupfa gufungura ibi bintu bya Diamond. Kuko Diamond we ni isezerano, ni kwa kundi umuntu avuga ati ngiye shaka kuba umusitari menyekane mu isi, ukabijya muzi ko ari ibintu byoroshye, ukabijyanwa muzi ko ari ibintu biciriritse, umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Diamond nicyo kimubayeho kubera ko nawe nyamwanga kumva ntiyanze no kubona uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Yabaye umusitari abantu baramukunda, ariko Diamond ageze igihe cyo guseba. Ntacyo nibi ngibi wabipinza cyangwa uri no kubisuzugura, ariko nibitari buzabibona nabyo se uzabihakana, nabyo se uzabirwanya, nabwo se uzavuga ngo sibyo. Diamond kubera ko kereka niyemera amakondisiyo yose bamuha cyangwa amabwiriza yose bari bumuhe, ariko ubundi bitabaye ibyo ngiye mpamya ko umuntu witwa Diamond ari mu mazi abira. Kandi ntabwo ari amazi abira gusa, ahubwo ari gusoma nturi. Ziriya mbaraga za firimaso ntabwo nzivuga nk'uziza, ariko ndazivuga nk'uzihishurirwa n'Imana, kandi ndazivuga nk'umuntu ufite amakuru nk'umukristo. Kuko twe ubwami turwanya nibwo we yizera, ubwami twanga we nibwo yemera, ubwami twebwe dukorera we nibwo arwanya. Kuko iyo usinye gukorana na shitani bivuze ko usinye amasezerano yo kurwanya Imana. Imana rero ko itajya bayirwanya, Imana rero ko idatsindwa, Imana rero ko itajya inanirwa, niko kaga umuhanzi w'Umutanzania Diamond aguyemo. Kandi uyu Diamond ntago wamurira urutese, uririra umuntu warozwe n'umuturage mugenzi wiwe. Ariko se umuntu watinyutse agafata ikaramu agasinya ibyo asinya, agafata ikaramu yarangiza gusinya we ubwiwe akabinywera amaraso, akica abantu, akagira ibintu naka atanga. Ushaka kumbwira ko ibyo bintu ninde muntu wo kubyitambika uretse nyirabyo? Hariya bimwesura. Kandi niko shitani akora. Muze murebe abantu basinye amasezerano ikuzimu, benshi amazu yarahiye, abandi ba nyina barapfuye, abandi nabo bapfuye ipfu zitunguranye, abandi nabo barapfa ntibahambwe. Kumva zuko ibyo bintu byose nubihuza, ntabwo Satani ushobora kumukorera ngo aguha amahoro cyangwa aguha amahwemo, ahubwo dayimoni bikurimo, wowe watinyutse kukandagira ikuzimu ngo ugiye gushaka y'ubutunzi cyangwa icyubahiro cyakumenyekana cyangwa ubusitani. Asha nagira ngo nkumenyeshe ko harya ruba rwakuzuriyeho kandi ruba rukugereyeho urugutakekaga. Nibyo byibi rero bibaye ko uyu muhanzi w'Umutanzania wamenyekanye mu ndirimbo z'isi kandi agakundwa cyane, akamamara cyane, nawe ubu ngubu ageze igihe anicuza, anarogereta. Ariko se amahitamo ari namena amabanga, amahitamo ari kereka kwihana agakizwa. Gukizwa se ninde wabiguha? Ninde wabiguha? Agakiza gatangwa nijoro, gatangwa nijoro. Icyubahiro cyose yahawe mu bihugu yagiye atemberamo bitandukanye kandi byinshi kibaye ipfabusa.
izina rye ryazamutse rikagera ku mugabane wa Afurika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika. Doke aho yifuje kugera yarahageze, aho yashatse kurara yaraharaye, uwo yifuje barabonanye. Ni ukuvuga rero ko uyu muhanzi n'ubundi gukorera shetani cyangwa se dayimoni, indunduro ya byose ni ugupfa, upfuye nabi cyangwa se ukicwa nabi, kandi nabwo wishwe n'abadayimoni. Kuko ibyo bintu iyo umuntu yifatiye imyanzuro ye, Yesu yaravuze ngo abami babiri ntawe ubakeza, wanga umwe ugakunda undi. Umuntu ahisemo umwami. Ni ukuvuga ngo ibintu Diamond we yahisemo nibyo bimukozeho, nk'uko uri kubireba muri iyi video twashyizemo cyangwa se twaporodinze. Mu by'ukuri sinzi, ariko muri iyi si habaho ibintu bishoboka n'ibidashoboka, kandi habaho abami batatu. Haba Imana Data mushobora byose muri byose yaremye isi n'ijuru, hakaba na Satani w'ikivumwe w'igicibwa w'umugome, nawe ni umwami. Hakaba rero n'amasazari cyangwa se amareta atandukanye. Umuntu yemerewe guhitamo umwami bakorana cyangwa bagendana cyangwa babana. Niko kaga n'iryo shyano Shitani we yabwiye Yesu ngo pfukama ndaguha ubu butunzi bwose undamye. Shitani niryo jambo yitwaje ABCD ye mu kugerageza Yesu inshuro eshatu. Si ukuvuga rero ko n'abantu batageragezwa. Abantu bose bafite umutima wo kwifuza iterambere, abandi bafite umutima wo kwifuza kumenyekana, abandi bafite umutima wo kwifuza ibintu bisa n'ubutunzi cyane cyane, ku buryo karagita zabo cyangwa karagiteri zabo uko aryama uko abyutse, niba afite abafana 100 arifuza abafana miliyoni, iyo afite miliyoni yifuza miliyoni 10. Niyo mpamvu icyubahiro n'ubukire ndetse no gukomera ari injyana muntu. Umuntu wirukanka ku cyubahiro, umuntu wirukanka gukomera, kugira izina rizwi kimenwa bose, kenshi na kenshi rero za nzira nazo uko mvuze abo bami zirasa. Uziranye na perezida ni umusitari, abantu baharanira kumenyana na perezida. Uziranye na Shitani ni umusitari, abantu Shitani nawe ibintu byawe arabyamamaza akabifinansa. Uziranye n'Imana ku rwego nabwo we ni umusitari, ariko maho hagati harimo abantu babamo batari ku Mana, batari no kuri Shitani, batari no kuri Kayizari. Ibintu byabo utavuga ngo yasinya aya masezerano. Nkanjye ubu nasinya amasezerano yo gukorera Imana. Noneho rero niko kaga kagwa mu bahanzi, kakagwa mu basitari b'amafilime, kakagwa mu basitari b'abakire bafite amafaranga menshi, ariko uburyo bayabonye barara mu marimbi, abandi bagenda bambaye ubusa, abandi bagenda mu ijoro bakabategeka kurya inyama z'abantu. Mwibuke muri Zaire Sengweso mu mbuto waryaga inyama z'abantu kugira ngo ubutegetsi bwe budahirima. Iyo bavuze rero ngo imbaraga mbi, imyuka mibi, n'ubutware bw'umwijima bukoresha abantu amahano n'amarorerwa, bukoresha abantu ibijyanye no kurimbura ubugingo bwabo. Ni ukuvuga rero n'uyu iri pare ko ari ibyo ari kuzira. Niyo mpamvu twatanze intabaza mu kiganiro cyashize ko abantu bamusengera, abantu bamuborogera, ariko urabona ko byongeye bigafata intera. Ni ukuvuga ngo baba bamuhaye owning yo kumubwira ngo dushaka ibi, twifuza ibi, we ubwiwe akananirwa cyangwa se bikanka kugeza ubwo bamukoresheje ibyo bashaka. Ni ukuvuga rero gufata ubugingo bwawe ukabugurana
amafaranga ukabugurana icyubahiro, impossible, ni bibi cyane. Diamond ari ku rwego twe twari tuzi ko ibye yenda se ari ugucuruza umuziki akunguka, cyangwa se ari abaterankunga bagiye bakomoka mu muziki we, ariko ukuri kuragenda kujya ahagaragara ku manywa na nijoro. Niba umuntu asara ku manywa atari nijoro, kugera hariya n'abadayimoni bahamugejeje, kuba ari aha ni amashitani yahamugejeje. Kandi kugira ngo dayimoni agusuzugure, bimwe nakubwiraga, harabo dayimoni itegeka ibintu byinshi iyo wasinye amasezerano kuyikorera. Iyo imaze kugutegeka byinshi bakakubwira ngo uzaduha so, uzaduha nyoko, uzajya wica abantu, uzajya urya inyama z'abantu, uzajya ugenda n'amaguru, uzanywa fanta gusa, cyangwa ntuzigera ujya mu bwiherero ngo ukoreshe tuwarete nziza, uzajya ujya ku gasozi, cyangwa se uzakoresha tuwarete imwe yawe personnel, cyangwa se uzahora usambana ku manywa na nijoro, uzahora uri umusinzi, ABCD, ibintu nk'ibyo bivana n'amasezerano mwagiranye. Iyo uvuze rero ngo satani ntabwo ari we, ngo ntabwo ari byo, ibyo bimenyetso watanga ubihamisha nawe ibigaragara cyangwa ibiboneka. Niyo mpamvu nasoza mbwira umuntu ngo iyi Mbabazi TV 3 ndifuriza abantu gusengera mu kuri no mu mwuka, mudatembanwa n'imiyaga n'imiraba by'abadayimoni, kuko satani yazanye ubutunzi bwinshi kandi ahandi ateza inyatsi nyinshi. Urumva shitani afata inyatsi nyinshi agasuka mu bantu kugira ngo tugire ubukene, tugire ibibazo, tugire intambara, akatubuza amahoro mu ngo, agateza ibibazo mu muryango, ku mugore, ku mwana, ku buryo wowe amahitamo usigarana uhita uvuga uti none ndakura hehe igisubizo. Shitani agahita kwiyereka ati ngwino nkiguhe. Reka nerekeze ku musozo mvuga ngo turaguma tubikurikirane, ariko ntarirarenga iyo umuntu ariho abariho, n'abari kuzimu Yesu abakurayo, n'abamaze gupfa arabazura. Iyo umuntu ariho aba ari uw'Imana. Diamond niba yagira ukwihana cyangwa akagira guca bugufi cyane cyane, ni umuhanzi ukinana indirimbo n'abanyarwanda, ni umuhanzi uzi mu Rwanda, ukunda n'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Ntarirarenga, reka twibwire ko yamena amabanga akava muri ibyo bintu, akanyurwa n'urushyi rumwe rwuzuye amahoro, agakizwa puentera, akava mu bamizirima, akaba umukristo. Nicyo gisubizo, niyo solution. Ibyo bitabaye bazamwica n'aba abera iminati cyane rwose, bazamuhorahoza. Reka rero nkubwire ngo ugire ibihe byiza ukurikira Imbabazi TV 3, ibiganiro byacu, analize zacu, ubusesenguzi bwacu nakagaruka. Turakubaniye, uri umuntu w'umugabo.